Mwaramutse. Good morning. Ndashimira Imana impaye igitondo cyiza cy'umugisha ngo mbashe guhagarara hano imbere y'ikoraniro basangiza ubuhamya bw'imirimo y'Imana. So I thank God that He has given me this blessed moment so that I stand before the church to give my testimony. Ni ubuntu bw'Imana tuba twabonye muri iyi minsi yose kugeza no muri iki gitondo. Through the grace of God we have experienced throughout of the week until this morning. Isomye mu Befeso igice cya 2 umurongo waho w'9 tubona ko hari imirimo Imana yaduteguriye muri Kristo Yesu ngo tuyigenderemo. So when you read in the book of Ephesians chapter 2 verse 9, Bible says that they are the works of God that prepared so that we walk through them. Imana yaduteguriye agakiza uhereye kera kose isi itararemwa ndetse inadutegurira imirimo tugomba kugenderamo. God prepared for us the salvation even before the creation of the world, and He also prepared the works that we go through. Binyuze kuba turi mu itorero Imana igenda idutegura kandi ikadutegurira imirimo tugomba gukora. As long as we are in the church, God prepares the works that we find ourselves in. Nageze mu itorero 2009. I joined the church in the year 2009. Nakozemo imirimo myinshi itandukanye ndi kumwe na bene data. So and I was used to do a lot of works together with the brethren. Ariko mu by'ukuri muri iyi myaka 2 harimo uyu tugezejejemo ubu n'ushize nibwo navuga ko nabonye ubuntu bwinshi butangaje kandi nanjye ntatekerezaga ariko n'Imana yabikoze. But these only 2 years, last year and this one, I can speak that I have experienced much grace of God. Binyuze mu kuba pastor yaragiye ashyiraho uburyo bwo kuvugurura imikorere y'inzego zo mu itorero, gushyiraho abayobozi mu byiciro bitandukanye no kubashyira mu matsinda agabanije kugira ngo babashe gukorera hamwe. And this is the outcome of the organization our senior pastor made, which was the reformation of leadership. Mu by'ukuri usanga ikindi gihe cyose abantu tuba turimo tugakora ariko ugasanga umuntu bisa nkaho akoze ikigezweho, nta gupanga, nta gutegura, ariko muri iyi myaka 2 navuga ko byagenze neza kurushaho. Of course, we used to do these works, but you could just do abruptly. But these days there is the order and the order to work with. Umwaka ushize nibwo abadiyakoni n'abadiyakonikazi twahawe inshingano zo kujya dutegura ibiganiro mpaka. Last year, the deacons and deaconesses were given this task of preparing the debate. Uhereye icyo gihe twatangiye kujya dutekereza, pastor yabanje kuduha hari ingingo runaka yabanje kuzana ariko nyuma yaho tubwira ko twebwe tugiye kujya tubitegura. The senior pastor, first of all, he came with the suggestion of some topics, but after them he gave us the task to prepare the topics by ourselves. Birumvikana rero twatangiye kujya tubitekerezaho buri kwezi, ubwo urumva ko tugomba gutegura tugatekereza ku topic tuzaganira, ntabwo wabitekereza utasomye Bibiliya. Urumva ko byatangiye kuduha umwanya wo kwitegura no gusoma Bibiliya ngo ahari turebe ko ibyo tuganiraho bizaba bikwiye cyangwa se nabo tubiganirizaho hari icyo byabamarira. Of course, this was the chance for us to also read the Bible and meditate and agree that this will be benefitable to the audience. Usanga rero rimwe na rimwe nanjye mbigiramo uruhari, bituma mfata umwanya munini ndanasenga kuko ubusanzwe ndi umunyabwoba. And this was a chance for myself because it pushes me to the place to pray because I am a fearful person normally. Arije nibaza ntise nk'ingingo ivuga gutya tutabashije kuyisubiza neza, iteye urujijo, byagenda gute? Ibyo byose rero bigatuma dufata umwanya wo gusenga ndetse no kwiyumvira no gusoma Bibiliya cyane. Because sometimes I wonder what if this topic can create confusion. That's why it pushes me to pray and read.
ni nako kandi twagira ubuntu nanone tugabanywa mu bice ubundi mu gice cy'abavugabutumwa. And the same way we were dispatched to different departments, now I'm in the department of evangelism. Kandi uwo ni umurimo utangaje cyane mu itorero kuko ari wo moteri, kuko abantu baba bakeneye kubanza kuvuka mbere na mbere kugira ngo n'ibindi byose bikurikireho. And this one is an amazing department and as the engine of the church, because people must be born again first so that they do the rest of the works. Ndetse ni nako twahawe inshingano zo kwita ku maserire abera hirya no hino muri uyu mujyi wa Kigali. That's how we were given the tasks to take care of the cell meetings around Kigali. Nko kuri uyu wa gatanu nagiye kuyobora serire ya Kacyiru, ariko mu gihe nari nicaye ntegereje kuza kubasangiza ubuhamya n'ijambo ry'Imana, Imana yampaye igitekerezo. So this Friday I was appointed to lead the cell meeting of Kacyiru area, and as I was waiting for the people to attend, God gave me some ideas. Naribaje ntari kuko dukunda kwitabira amateraniro tukicara cyangwa tukajya mu maserire tukaganira, ubundi imitima yabo tuganirayo ibimeze gute, ese ahari ntago byahinduka nk'imihango cyangwa bikaba ari ikintu cy'idini gusa. I was thinking in this way, what if we go to the church and we gather together, and this is not from the heart but is just a common custom or religious issue. Rero umutima nakiriye nuko ngomba kubanza nkabaza abantu twicaranye aho niba koko biteguye kujya mu ijuru, ntitaye ku gihe tumaranye, igihe maze mbabona baza baterana, numva nakira umutima wo kubabaza neza niba biteguye kuba bajya mu ijuru igihe icyo ari cyo cyose, yaba Yesu agarutse cyangwa urupfu ruje rukabageraho. And here I got an idea to ask the people whom I will be standing before, to ask if they are ready and sure to go to the heaven, or sure to receive the coming back of Jesus Christ. Kubera yuko nkuko mubiza amadini ikintu akorayo ujemo ukwezi umwaka ibiri bahita bavuga ko uri umunyetorero. Because you know the religious people, leaders, when you spend 1 year, 2, they quickly call you and appoint you as a member of the church. Bagahita bagushyira mu mirimo, ugomba gutura, ugomba gusenga, ugomba gufasha abantu n'ibindi bintu byinshi, ariko mu by'ukuri ugasanga umuntu ni umunyedini gusa muri we nta Yesu urimo. And they just quickly appoint you for some tasks and ask you to give offering and even support the rest of others. But this is only the religious, because no Jesus Christ in the heart of this one. Nkuko nakiri icyo gitekerezo nahise mbabaza nihuse ntese nabajije buri umwe mbabaza niba koko biteguye kujya mu ijuru, ariko bambwiye ko batiteguye. And quickly I asked the attendees of the cell meeting one by one if they are ready to enter in the heaven, and they all answered that they are not sure. Nahise mpindura ikibwiriza nari nateguye. And the sermon I prepared was immediately changed by the answer of these people. Nahise mvuga nti ibingibi ni idini gusa, turamutse twicaye hano umwaka iki ariko abantu batazajya mu ijuru, icyo ni ikintu gikomeye kandi giteye ubwoba. I said maybe we are also affected by the religious custom if we are sit still and no assurance of salvation of the people we meet regularly. Rero natangiye kubabwiriza ubutumwa bwiza uhereye hasi, mbere ku buryo iby'Imana yadukoreye n'uburyo dutsindishirizwa. I started preaching the gospel to them, starting from the basics, telling them what God did for us and how we are justified. Nibyo koko umuntu ashaka kutakira agakiza, ariko kibuze yabashije kumva itandukaniro ryo kubuza kwicara gusa kumva ibintu bisanzwe. So probably someone may do not receive salvation, but at least he has to know why he sits somewhere and why he is there. Nibwira ko bene data bose bo mu itorero ugomba kwicarana mugenzi wawe ukamakinga sure ko yakiriye agakiza kukuri kiteka mu mutima we. And I hope that, brethren, everyone must have this information of the neighbor that he or she received the true salvation or not. Kugira ngo utazamwibeshyaho ukagira ngo ni mugenzi wawe, amaherezo ukazamuhomba kandi mwaricaranye igihe kinini. To not be confused that he is a fellow of yours, and then once you lose him or her,
yet you sit together for a long time. ni ingenzi cyane ko buri mwene data wese abona umwanya wo kwatura impamvu z'ibyiringiro bye. So it is an important issue for every brother and sister to proclaim the reason of his confidence. Rero nk'abavugabutumwa dufite iyo task yo ko buri muntu wese agomba kumenya neza umwanya we n'aho ahagaze. And even among the evangelists, we have this task for everyone to know whom he is and the place he stands. Mu by'ukuri ndashimira Imana ikorera mu itorero ryacu cyane kandi yatwemereye kubona imirimo yaduteguriye kera cyane. I thank God for our church that God has allowed us to know the preparation of his since the creation of the world. Kandi ndashimira umushumba ko akora cyane ngo atume bene data bakura ndetse bibone mu itorero. And I'm thankful to our senior pastor Ko for his zeal. He always works for brethren to serve the church and to be in a good way of their spiritual lives. Murakoze cyane, ndasoreza hano ubuhamya bwanyu. I thank you, and I will end up my testimony by here.